akishyura icyumba, urimo kunyumva, ibyo bintu akabikorera muri icyo cyumba. Untega amatwi unyumve, abo yahamagaye barahari, urimo kunyumva, sinzi uri kubyumva bwana Time, unyumve neza. Ndakumva Godfather, nuko abo yahamagaye barahari, abo bafatanye video barahari, uwo mukwe bafatanye video barahari, urimo kunyumva. Sinzi uri kuntega amatwi unyumve. Ndakumva. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo urumva ngo hari conspiracy zo kugendera kuri video gusa, ntabwo ari kuri video gusa, nayo mashusho ntabwo ari ukugendera kuri ibyo, kuri ayo mafoto nayo mashusho, urimo kunyumva. Ari ukuvuga ngo ni amashusho ari hanze ari kumwitirirwa, urimo kunyumva. Ibi ngibi hakabayeho ikindi abantu bari kuvuga ngo ya mpano yaje mu Rwanda, yagarutse mu Rwanda kuwa gatandatu. Ya mpano yaraye mu Bufara, yaraye mu Bubiligi iminsi 2 yonyine, niba atari umunsi umwe, yahise agaruka mu Rwanda. Ntabwo yamaze iminsi myinshi mu Bubiligi. Yatubeshaga ko akiri mu Bubiligi, yaramaze gutaha kera ari mu Rwanda. Rero ubwo nawe yaba ari kwibaruza muri ka gashinga. Urukunyumva? Kayisimbe nawe ari na buriya. Ya mpano nta minsi ngahe yamaze, yo ngo iminsi 2. Dore hasi bari kubyandika abantu mu Bubiligi ngo yamaze 2 days. Yamaze iminsi 2. Ahubwo ngiye mfite amatsiko y'uwo mukobwa. Afite impano koko. Umva iki ngiki cyo kirashaka gusakaza. Ufite amatsiko y'uwe mukobwa? Ntago ari ugusakaza Godfather, none ubundi ugipublishinga amashusho yawe nyine uri wambaye ubwambure n'umukobwa ukabishyira kuri public wowe wenyine, icyo cyonyine automatic n'icyaha. Automatic bidakurikiyeho ngo undi bisakaze nyuma, kuko uba wabishyize hanze publicly. Okay. Nta muntu babigukuyeho nka kuriya bari babimwibye. Okay. Nta muntu babigukuyeho nka kuriya bari babimwibye bwa mbere uko yabivuze. Fataga ntiyari arimo gusakaza. Icyo igihe yafatagaho wenda bwa mbere wenda yavuga ngo narigiye kubika, nari kuyasira gusa muri fari ukuri. Urumva Time, niba ari ukuri nkuko biri kuvugwa, urumva byonyine gufata ari gusharinga undi muntu, ubwo ni ugusakaza. Ibyo byarangiye kabisa. Ikindi se AI yamukorera uwo mukobwa niba ariho akabazwi. Impamvu twavuze ibingibi ibyo byaba ari case close kabisa. Impamvu twavuze ibingibi Time, impamvu twavuze ibingibi tuye no gusaba n'inzego. Hoteli mu Busanza abantu bemerewe guha amakuru n'abantu bamwe, urimo kunyumva. Ni urwego nirwo rugomba kwakira amakuru, hoteli nibo bonyine bagomba guhereza amakuru. Urwego nirujya kwa Bamporiki baravana y'amakuru ahagije yibi ngibi turi kuvuga, urimo kunyumva. Baje kwa Bamporiki baravana y'amakuru yibi ngibi turi kudarapa hano, urabibona. Ibi byumba n'ibi bitanda hano n'aya mashusho hari ibyo tutagomba gushyira hano. So iyo niyo foto ari abahungu rero niba barekure rero, none se ubwo ngo babazirika. None ko iyi kese igomba gukurikiranwa, hari umuntu watanze ikirego. Igihe ya mpano atari bujye gutanga ikirego, urwego rurajya gukurikirana iyi kese rushingiye kuki? Ngewe icyo ni ikibazo nibaza. Ahubwo numva reka ibi bintu uribeshya cyane, mba ngusobanurire. Amashusho ari hanze, turimo gutabaza ko hari amashusho ari hanze kandi umuntu uri kurugaragaramo ni ya mpano Tena. Urimo kunyumva? Ndakumva. Ribu mu nshingano ifite no gukumiramo ibyaha bitaraba byinshi, urimo kunyumva. Hari ibyaha ari bikurikirana batabanje kubiregera. Ibi ngibi niba bibirimo baraza kubireba. Ikindi kintu iyi dosiye ishobora gufasha nuko tuzi ko hari abantu bari mu gihome. Aho niba nashakaga kugera rero, kubera ko nicyo nashakaga, ni ukuvuga ngo aba bantu bafunzwe bo ubwabo, kubera ko ya mpano wenda adashobora kujya gutanga ikirego kugira ngo ibikurikirane. Bano bantu bafunzwe bashobora gusaba yuko ubugenzacyaha cyangwa mu bimenyetso bazifashisha baburana mu rubanza mu mizi,
n'ayanga yashobora kuzazamo kuko bazaba bashobora kubisaba bakabihererwa uburenganzira. uretse n'iki naho nashaka ko pointinga Juste ikindi ni ukuvuga ngo niba yampana bisubiriye akaba hari abantu babirenganiyemo ngo barasakaje bakaba bakomeje umushinga abandi bari mu gihome babasore urumva nawe agomba gukurikiranwa gushirisha abandi bantu mu gihome afite uruhare rwo kwishirira amashusho wenyine hanze kandi yarabeshe n'ibyo yabeshe ubutungane ahubwo agiye kwivuguruza n'ibiziramuka ari ukuri. Amashusho wisohoreye kuriya niyo umuntu yayavugaho gusa ariko bizwi ko wayarekuye, bizwi ko yabonwe n'umuntu umwe cyangwa se babiri ari wowe uyabihereye cyangwa se wabashyize kuri video call nka kuriya, byonyine nabyo ubwabyo byagushyirishamo. Ikindi nuko afite case yashizeho abantu ngo basakaje amashusho ye, none uyu munsi se ararengana aratanga ubwo abaye kimwe urumva icyaha Jihad yakoze kingana n'ico nawe yakoze uyu munsi. Rero icyo bafungiye Jihad urumva na nyir'ubwite kuba wenyine yisakarije ayo mashusho nibiramuka bibaye ukuri biraba bingana. Rero uriya ni bamuhe korabo na Noeline. Ariko ari wo mushinga kabisa. Ari ikintu banekiri nk'uyu we uba ugiye kwa Yampano afite televiziyo. Oya Yampano ntabwo yuzuye mu mutwe mani, bazajye kumupima neza, bazajye kumusuzuma. Ntabwo ari ikibazo cyo mu mutwe wabwiriya ni shitani mwana, wakwiriye amasengesho kabisa. Ngabashaka ngo kwereka abagabo ngo ka arenze ngo afite ibyana bya danje akifata video nyine kujya abereke ka ashatse ko mana yanjye. Ese ibyo byana byo bagiye babifunga? Kandi wumva ko nguwo wafashwe muri iyi ngiyi atazi n'ibyabaye. Uravuze? Nguwo uri muri iyi ngiyi we ntabwo azi uko bamufataga amashusho, ntabwo yarabizi. Wasanga nawe bifitemo uruhare ababiziranye, ibyo ngibyo turaza kubimenya nyuma. Ibyo ngibyo nabibona atarabyitegura. Reka ubwo si ubwo umuntu wabyeme. Ubu ni ndakemera gukira umupure hanze ubu now muri uyu mwaka 2025 wasanga yaranamwishyuye akamukinisha prono. Wasanga uyu mwana w'umukobwa yarishyuwe, urimo kunyumva, akamwishyura kuko Yampano yaravuye i Buraya. Ariko kuri reception ibintu bibera mu bubiri n'ibiki umukobwa niba yarafashwe amashusho atiteguye atanabizi agomba kujya kurega. Arakarega idahiye takaribu yagowe. Bavuye mu bubirigi bose ko baza umuvuna ari umwe, n'ibiki bibaye. Ikintu kiriho kimwe justice kuri abantu bafunzwe, kuko uyu nguyu nyiri gusakarizwa amashusho nyir'ubwitare kuyisakariza. None se icyo bamurengera ni igiki we kakikorera wenyine? Icyo bamurengera ngo kuvuga ngo amashusho yo basakaje amashusho none we yakoze live ndakora ariko narumiwe. Ntabwo ndibuze guhagarara tutarabona ibi bintu hagiye kabuno kumukara kongeye kajyana. Nyumvira kandi baba Jessica kabuno nawe urakabangamiye. None se sirakabonye kabuno kandi none ukagaruye hangaha se yarakabonetse. None se karebo bakigaruriye tumaze kukibagirwa twibereye kuri The Ben na Bruce Melody. Oya bo bubanetse twababitse. Yabonye Imana baratwereka buri mu ariko Mana bakekoze Yampano urumva dore ariko arishimye koko. Ubu turi abagore barabizi yuko cyagiye gusambana muri rogi. Ura mwana mukobwa igihugu kabisa. Nawe wabimenye kanswe umugore we. Ura mugore ashobora kuba atabizi, abantu muvugana nawe. Nagabi ibazo arare ubwambure bwe kuntu abagabo bose bazi ibintu bye. Niba iyi foto yavuye kuri yo live muhungu yarameze nk'umuntu wafashe igihugu kabisa. ahubwo witegereje ifoto niba ariko wa mugaye byari bimeze, umuhungu afite ikibazo murebe mu maso urabona se ari muzima. Afite ikibazo cy'irari ry'ubusambanyi mu bwonko, wajya baramimuroze muri famiye iwabo, hano agasambana n'ikamera kugira ngo nyuma ze kongera arebe ukuntu ipunda kuvumye n'umuryango wawe bakuretse na buri kigo ry'uri gihone
uri igihomora nase nimba aragize depression ukambuka igihugu ukagenda ubu ngubu nabwo uri mu gice wandaya we kandi ufite uburaya bw'usambana basi amakuru avuga ko ya mpano ibi byabaye nyuma gato y'uko akubise umugore we akamukomeretsa ku rwego rukabije. Erega nababwiye Yesu we nababwiye narimbizi ko dufata ntabwo azana amakuru y'ibicupuri. Nababwiye ngo ndi kunusura bivugwa ko kandi ibi ngibi n'inzego zirabizi kuko polisi yarahamagawe. Bivugwa ko ya mpano avuye mu Bubiligi yaraje mbere y'uko ajya kwifatira amashusho muri hoteli. Ya mpano yafashe wa mwana w'umukobwa yakoresheje uriya mwanda aramukubita mugira intere. Umwana bivugwa ko yuzuye ibikomere umubiri wose. ayo makuru yakuye ikibazo ariko sutekabazo ko ndi ikigoryi ngiye nditi gikora ndabyuse mu gitondo nkaza guhurutura inkuru hano. none sura mwana w'inzobe mane ranzo capati ya nzobe ya mpano yarayiharuye. Ubwo uyu mwana asiga ameze nka kakabuno ka ya mpano yari iki kigabo uburi bireke tagifunga gukubita umugore mu Rwanda ntabwo biberabihanira. Ibi bintu ribu irabizi. Ya mpano avuye wimvugiramo ngiye mvuga ibintu buhoro buhoro ngo dufata mfite ukuntu ntwari inkuru zanjye ntabwo njya nimpubuka. Mbere y'uko ya mpano afata umukobwa akamujyana muri hoteli kwa Bamporiki, abantu muvuga ko ya mpano aba bahanzi basebye igihugu cyacu pe baragisebye. yavuye mu Bubiligi kera nabigoryi imwe mwagiye muba nka ba DP ariko washyano wari twumve ba iyi ya masenda ya broka wowe bakurongoye mu kanwa. Ariko Jessica wagiye wihangana gatoya sheri gato ko nyine please mute your mic kandi ari wowe naye none uri kumba uko nyumva. So ya mpano ava mu Bubiligi yageze mu Rwanda. Amakuru angeraho muko nyumva ya mpano yafashe wa mugore we wa mwana w'umukobwa aramukubita aramushwanyaguza amazuru arayaca. N'inzego zirahamagarwa niba ntabyibeshyeho. Urimo kunyumva? Ngiyewe nababwiye mwebwe hano muraza mugahuruduka abantu bakanajajinga ariko mudafite amakuru. Ntabwo ngo dufata ngiye ndumusazo kuza guhuruduka hano mvuge ngo ya mpano yongeye gusohora amashusho kandi nzi ko ibyo bintu harimo ibintu ntabifitiye amakuru ahagije. Haba harimo ibyaha biharabika. Nabandi gukora ibigize icyaha kandi dufata ntabwo nakora ibigize icyaha. Turi kujyana. Ya mpano yafashe umugore we aramukubita mugira inoge aramurembya. Ura mwana w'umukobwa amaze kumukubita. Amakuru angeraho ntazi niba ari ukuri nuko ura mwana ngo ubu ngubu afite ahantu yagiye gucumbika. So, ibyo bivuyeho ya mpano nibwo yagiye kujya muri iyo hoteli ko urumva nta kintu byari bimutwaye. wagiye kwihimura Ahita agenda muri bido akora ari gutera ikirenge mu cya PDD. Buriya ndumva ibintu ari gukora ari nk'ibya PDD gusa. Ibi bintu nababwiye ngo iyi nkuru y'iki kigabo irenze kwifata amashusho y'urukozasoni gusa. Harimo n'ibyaha by'ihohotera. Nanjye ndi umugore we nimba yamukubise kubera ko umuntu mubana niba ari uko bimeze uyu muhungu impamo w'Imana afite ikibazo zamusanga bavuge ko anywa ibiyobyabwenge afite uburwayi bamusuzume ibiyobyabwenge bamugana. Ibyo babisuzuma batabisuzuma njyewe icyo mbabwira kimwe ni iki ngiki. Ntabwo rero twakomeza guhishira ikibi n'ibibi biri gukorwa twitwa ngo turi aha ngaha. Ntabwo ibyo bikunda. That's why I call him out. Nkakuringa out uyu mugabo. Ubwo ribu ni ugufata bari abatipe bafunze ikabafungura kuko ntacyo bari kurengera. Niba barengera umuntu utirengera babafungure nk'ubujihadi wenda. Ribu ntabwo bikibireba byageze mu rukiko. Ni icyemezo cy'urukiko igomba gufatwa bya ribu byo byararangiye. None bashingiye ku myitwarire y'umutipe wafungishije abantu akaba ari gukora ibisa nk'ibi urumva se n'iki kimurengera? Urukiko mu bushishozi bwabyo ruzareba igikwiye rega. Ibaze disi umuhungu wacu arengeje iminsi 30 iyi mbaba iri gusambana nk'isazi imihanda yayimaze. Gasuku yambwiye ngo aragiye aragarutse. Gasuku byagenze gute? Yagiye kuvugana naye. Abantu bari gusaba ngo Gasuku azamuke. Gasuku yagiye kwa ya mpano aramujundikisha none yangize kongera kuzamuka kugira ngo atubwire ibyo avuganye na ya mpano. Nazabigarukaho tutabishaka ntabyo tuzumva. Urumva? So ngayo nguko rero. Ariko ndumva noneho ngayo nguko. Hari ikintu cy'urubanza wego dufata
ntabwo ugira ijambo urabizi ko ntarikunda. Niba wemise byibuka sheri. Arwanditse ngo ari inyuma ya ya mpano kugeza ageze mageragere. Nanjye nuko. Nanjye pe. Abantu mwakishima y'amano bamufunga. Aravuze ngo ari inyuma. Ngo ari inyuma. Nanga Team Jessica. Ngo amuri inyuma ya ya mpano kugeza ageze mageragere. Oya se kandi ndakubujije. Team Jessica wallahi. Urwo rukundo. Nicyo bita umunyarwanda bamuri inyuma kugeza ageze. Abantu bavuga nabi wagira ngo bagiye kuvuga neza. Abantu mushaka ko Jada afungurwa ahagafungwa y'amano mutera udutima tw'umutuku. Ubusubaye wa wundi niba ari Herode niba ari inde asurubiwe. Ega abanyarwanda nitwe twakoze baravuze ngo inyama y'ikinure yikururiye amakara. Urumva uyu mutipe nari kurira amakara. Urumva? Nureba agize gukubita